Ingingo ya gatatu, ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi. Mwumve namwe banyarwanda banyarwandakazi, umva noneho kabaye akaba kabaye, ndababwiza ukuri. Bizinesi y'isengero rwose irakorwa n'umugabo isiba undi. Haravuze ngo bikabanze hajyeho umusoro, naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha, cyuhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyumwungirije, bize mu mashuri makuru cyangwa kaminuza byo mu mahanga. Yampaye inka data! Ni ukuvuga rero no kuba warize mu Rwanda ni ikindi kibazo, ntabwo wemerewe nyine. Mpaye inka we, kansubiremo iyi ngingo. Icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi uyu munsi nta kindi natwe tugiye kugarukaho ni imyanzuro mishya igendanye n'insengero, cyangwa se izo insengero igomba kubahiriza amabwiriza areba abantu mwese mufite cyangwa musengera mu nsengero. Yasohowe rero na RGB, ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, kikaba cyamaze gushyira hanze imyanzuro ikakaye ikarishye, amaye nka data, navuga ngo ikomeye mu rwego rwo hejuru, bitoroheye umuntu wese rero kuba yapfa kubivuga, nyamuneka, dore ko ari ibintu bikomeye cyane. Umutwe wa kabiri ntabwo nabibasomera byose kuko ni itangazo riri mu Kinyarwanda n'Igifaransa n'Icyongereza. Ni itangazo kandi rifite amapaje menshi, reka tunyure mu by'ingenzi. Haravuga ngo umutwe wa kabiri, ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi no kugaba ishami. Ingingo ya gatatu, ibindi bisabwa umuryango mu gusaba ubuzima gatozi. Mwumve namwe banyarwanda banyarwandakazi, umva noneho kabaye akaba kabaye, ndababwiza ukuri. Bizinesi y'isengero rwose irakorwa n'umugabo isiba undi. Haravuze ngo haseguriwe ingingo ya 17 y'itegeko nimero 72/2018 ryo kuwa 31/8/2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Umuryango usaba ubuzima gatozi ushyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere inyandiko y'inyongera zikurikira: icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu. Inyandiko yemeza gukoresha inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga. Haravuga ngo inyandiko yemeza gukora gusa imihango yose, amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo. Haravuga ngo inyandiko n'ibyangombwa bisabwa n'amategeko by'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'umwungirije. Iyo ibyo byangombwa n'inyandiko byatangiwe mu mahanga binyuzwa muri Ambasade y'u Rwanda,
iherereye aho byatangiwe kandi bikemezwa na Minisiteri ifite ububanyi n'amahanga mu nshingano mu Rwanda. Inyemezabwishyu hano niho ruzingiye banyarwanda, banange. Inyemezabwishyu y'amafaranga miliyoni 2 za serivisi adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta. Byumvikane neza ko ushobora no kwishyura izi miliyoni 2 zidasubizwa zo gusaba ubwo buzima gatozi kandi tayari bikarangira banabukwimye kubera ko kondisiyo zikugonze. Banyarwanda noneho ibi ni ibiki? Iyi ni Imana tugiye gusenga cyangwa n'indi bizinesi ikomeye? Icyemezo cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije biriho umukono wa noteri byemeza ko nta wundi muryango wanditse mu Rwanda bahagarariye. Iki kirashaka gusobanura ko nyine wowe ugomba kwerekana ko urwo rusengero ari rwo ufite rwonyine mu Rwanda, nta kindi, nta bindi bintu uhagarariye. Banyarwanda, ibi bintu birakomeye, ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu ntabwo ari ibintu byoroshye rwose habe na gatoya. Wowe udukurikiye hari wenda nawe iyi baruwa ndakomeza kugenda nyinyuzaho, ugenda uyisoma urebe Banyarwanda ibi bintu noneho rwose umva rwose. Nyagasani Mana urengera abawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Niba mugoswe mutaravomye Banyarwanda karabaye, gusa Imana ifite igisubizo cya nyuma. Icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije bize mu mashuri makuru cyangwa kaminuza byo mu mahanga. Yampaye inka data! Ni ukuvuga rero no kuba warize mu Rwanda ni ikindi kibazo, ntabwo wemerewe nyine. Mpaye nka we, kansubiremo iyi ngingo. Icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije bize mu mashuri makuru cyangwa kaminuza byo mu mahanga. Taracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana hehe? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara.
rwose. ni ukuvuga rero mu Rwanda nabwo abantu mwize mu Rwanda mwese, abasohotse kisite, abasohotse iyerika, abasohotse hehe, murumve nyamuneka ko mugomba kujya kwiga mu mahanga, niba amahanga n'Ubugande burimo na Kongo ntago mbizi, nyine ubwo ngubwo murabaza RGB kugira ngo mube mwahagararira rero iyi miryango cyangwa izi nsengero muri leta. C'est très grave, c'est très grave le grand. Mana yanjye, icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi y'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'umwungirije bafite impamyabumenyi zitari izo mu bijyanye n'iyobokamana bize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri ryemewe n'urwego rubifitiye ububasha. Jesus Christ. Ndababwiza ukuri, ibintu byagiye ku rundi rwego bro, ntabwo ari bya bintu noneho mwari muzi rero kabaye akaba kabaye. Ba bandi nyine bari bazi ko Imana iba mu rusengero tayari. Rero nimwumva ibiri mu rusengero, Mwuka Wera bayobore, nta kindi nababwira. Umuryango usaba imikoranire n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali ushyikiriza urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ibi bikurikira: ibaruwa isaba imikoranire, hakagenerwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, ni RGB, birumvikana, Rwanda Governance Board. Nyagasani B aravuga ngo kopi y'amategeko shingiro y'umuryango iriho umukono wa noteri. C aravuga ngo kopi y'inyandiko igaragaza amahame n'imyemerere umuryango ugenderaho iriho umukono wa noteri. Gahunda y'ibikorwa ijyanye n'ibikorwa by'amajyambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Nyagasani ndababwiza ukuri, icyemezo cy'ingero y'inyubako cyemeza ko inyubako izakorerwamo ibikorwa byo gusenga yujuje ibisabwa n'amategeko y'imyubakire y'aho umuryango ukorera, gitangwa n'ubuyobozi bubifitiye ubushobozi. Nyagasani, guhagararira idini mu Rwanda cyangwa kurishinga ni ukwaka ibyemezo. Wagira ngo si bwo kera bajyaga bavuga ngo ibyangombwa by'indege nibyo biba ari byinshi, ariko noneho ndongeye mbonye ibindi biba byinshi. Menya noneho ibi bigiye ku rwego rwa mbere. Mana yanjye, urutonde rw'abantu nibura 1000 bo mu karere umuryango wifuza gukoreramo bashyigikiye umuryango ruriho imikono yabo, inimero z'indangamuntu cyangwa iza pasiporo n'iza telefone byabo. By the way, abantu 1000. Nyagasani, 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 Mana yanjye. Ariko da buriya wabona tugiye kubona akazi babandi wabona bagiye kubona akazi, babandi batekinika giye kubona akazi ko kujya batanga amanimero y'amarangamuntu bagagira abo basinyira, ugasanga umuntu yasinyiye abantu 1000. Gusa ahangaha ngenda abona ari danje, ariko mbagira inama ntimwazatekinika, ahubwo mwatuza mugategereza Imana. Noneho ingingo ya 5, igihe ibaruwa y'imikoranire n'umuryango itangirwa n'igihe imara. Akarere cyangwa umujyi wa Kigali bitanga igisubizo ku busabe bw'imikoranire n'umuryango mu gihe kitarenze iminsi 90 y'akazi ibarwa uhereye igihe usaba yujurije ibyangombwa bisabwa. Ni ukuvuga ngo ni amezi 3 arenga, kuko iminsi y'amawikendi ibikuwemo mu minsi ibarwa. Ku gihe utangiye ibyangombwa wujurije ibisabwa, tegereza nabura iminsi igera kuri 90, amezi agera kuri 3 nabwo ukuyemo za weekend. Ubwo no kuvuga ngo niba ukwezi kugira
ukwezi mu by'ukuri kugira ibyumweru 4, none ibyumweru 4 bigira wikende 8. Ubwo rero ibyumweru 4 iminsi 8 mu kwezi uzabanza uyikuremo muri iyi 90 y'umunani yo ni ukuvuga niba ari amezi 3 uzabanza ukuremo iminsi 24. Ubwo mu by'ukuri wongere rero yishyire mu makonji. Ubwo rero uzategereza amezi 4 muri makeya kugira ngo ubyumve neza. Kabiri, ibaruwa y'imikoranire igira agaciro k'imyaka 5, ishobora kongerwa nyuma y'isuzuma rikozwe n'akarere cyangwa n'umujyi wa Kigali. Kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'ibikorwa n'imikoreshereze y'inzego y'imari by'umuryango mu myaka iheruka. Nyagasani Mana, nubwo uzaba ubonye ibi byangombwa ntuzagire ngo urarutsinze urarurokotse. Ni imyaka 5 yarangira ukajya gushaka ibindi, ukajya kongeza, bakareba ko ibikorwa wavuze, amashuri, amavuriro, imihanda, ibyo wasinye nyine nimba warabigezeho bro. Urumva Pastor Mushumba we wabyumvise, pole sana, ndagukomeje. Ubu gukorera Imana byafashe indi ntera, ndababwiza ukuri. Ndababwiza ukuri, ibintu birakomeye. Ariko nanjye mfite idini ririmo 18,000 bisaga. Namwe mbahaye ikaze, muzakomeze muze, nta kundi. Ego Nyagasani Yesu. Ingingo ya 6, ibisabwa umuryango mu nshingano mu gushinga ishami. Umuryango wifuza gushinga ishami ushyikiriza umuyobozi w'akarere cyangwa ubw'umujyi wa Kigali inyandiko zikurikira: ibaruwa isaba gushinga ishami yandikiwe ubuyobozi bw'akarere cyangwa ubw'umujyi wa Kigali. Ubwo aho ngaho noneho tugeze ku muntu ushaka gushinga idini utarigeze arigira. Kanumva ibindeba sha, numve ko nanjye niyaminiya we. Si ubundi kubera iki nge ntiyaminiye ariko reka numve neza. Hakagenerwa kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi butangwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, kopi y'inyandiko mvugo y'inama y'urwego rukuru rw'umuryango rwemeje gushinga ishami n'uzariyobora iriho umukono wa noteri. Ariko rero rwose banyakubahwa mwanditse iyi ngingo ngo kopi y'icyemezo cy'ubuzima gatozi. Nese ubuzima gatozi umuntu ajya gushinga umuryango afite ubuzima gatozi? Ubwo muraza kumbwira ibyo ari byo, ntabwo namenya byose. Ibi ni mwebwe mubizi nyine, muraza kumbwira. None se mbabeshye? Gahunda y'ibikorwa yuzuzanya n'ibikorwa by'iterambere akarere cyangwa umujyi wa Kigali bishyize imbere. Ugomba kumanza ukabivuga. Niba akarere kari gukora umuhanda, wowe uzakoraho ikilometero bingahe? Ugomba kumanza ukabivuga hano. Ariko nyine nawe urabyumva. Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro gitangwa n'umuyobozi w'imisoro. Nyagasani. Icyemezo kigaragaza ko imisanzu y'ubwiteganyirize yishyuwe gitangwa n'urwego rufite ubwiteganyirize mu nshingano. Urutonde rw'ibikorwa bizana impinduka ku mibereho myiza n'iterambere by'abaturage umuryango uteganya gukora. Nyagasani. Imiterere y'inzego z'ishami harimo komite ishinzwe gukemura amakimbirane igizwe nibura n'abantu 3 na komite ngenzuzi igizwe n'abantu 3. Kristo Mwami. Ndumva ibintu byafashe indi ntera. Ingingo ya 7, ibisabwa umunyamuryango guhagararira ishami. Ibisabwa umunyamuryango wifuza guhagararira ishami. Iyo umunyamuryango yifuza guhagararira ishami mu karere cyangwa
mu mujyi wa Kigali umuryango umusaba kuwushyikiriza ibi bikurikira: kopi y'impamyabumenyi mu iyobokamana yo mu ishuri rikuru cyangwa kaminuza iriho umukono wa noteri. Iyo impamyabumenyi itari iyo mu bijyanye n'iyobokamana, umunyamuryango yongeraho icyemezo cy'uko yize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa muri kaminuza byemewe n'amategeko. Umwirondoro w'uhagarariye ishami ry'umuryango. Nyagasani Mana, mwanyemereye nkashukiriza aha Banyarwanda, ibi bintu ko ndeba ari danje koko. Wabisoma umva, ndababwiza ukuri, ni ibyemezo wagira ngo icyemezo kigaragaza ko yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Ibi byo ni ibisanzwe. Inyandiko iriho umukono wa noteri igaragaza ko yemeye izo nshingano. Nyagasani, akarere bireba cyangwa umujyi wa Kigali bitanga igisubizo mu nyandiko ku busabe bwo gushinga ishami ry'umuryango mu gihe kitarenze iminsi 90 ibarwa uhereye igihe hujurijwe ibisabwa, kakagenera kopi urwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Uretse uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'umwungirije, umunyamuryango uri mu bagize inzego z'imiyoborere z'umuryango agomba kuba afite nibura imyaka 21 y'amavuko, ari inyangamugayo, yarashyizweho hagendewe kuri ibi bikurikira ku mategeko agenga umuryango: atarakatiwe burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6, kitarahanagurwa n'imbabazi z'itegeko cyangwa ihanagurabusembwa. Kandi atarahamwe n'icyaha cya jenoside, icy'ingengabitekerezo ya jenoside, icy'ivangura cyangwa icyo gukurura amacakubiri. Ngayo nguko Banyarwanda, ubwo twaba tugeze ku ngingo ya 10 ivuga ngo inshingano yo kumenya umuterankunga w'umuryango. Umuryango ufite inshingano yo kumenya niba inkomoko y'inkunga y'umuterankunga wayo idaturuka cyangwa idafitanye isano n'ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Wakumvise ako kantu? Igenzura rya buri mwaka ry'umutungo w'umuryango rigomba gukorwa n'abahanga bemewe kandi bafitiye ububasha kugira ngo habeho umucyo mu mikoreshereze y'imari. Umuryango utanga raporo yerekeranye n'inkunga wakira igihe cyose irenze umubare wagenwe hashingiwe ku itegeko ryerekeye gukumira no guhana iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Ibikorwa by'imari by'umuryango byose bikorwa binyujijwe muri banki cyangwa mu bindi bigo by'imari byemewe mu Rwanda. Ndakurahiye. Ni ukuvuga amaturo yose ibya 10 ni kuri konti. Ingingo ya 12, isuzumangaruka. Umuryango ukora isuzumangaruka harebwa abashobora kwibasirwa n'ibikorwa by'ubuhezanguni, by'iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba cyangwa gutera inkunga ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ngaho da mu rusengero se? Iryo suzumangaruka rikubiyemo gusuzuma ibijyanye n'ikorwa umuryango n'ibikorwa umuryango ukora, amakuru yerekeye umuterankunga n'aho bakorera ibikorwa byabo. C'est très grave le grand. Umuryango ugomba gushyira